murakoze cyane twongeye kubaha ikaze kuri Amavia TV. Inshuti zacu ziri mu Rwanda, ziri mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika, ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika, Asia, Oceania ndetse n'ahandi. Mwese tubahaye ikaze. Nk'uko mubizi rero kuri Amavia TV nakagaruka, turabakunda, turabishimira, turabanezerewe. Kugira ngo rero ni amagambo y'ubwenge, ni amagambo y'Imana, ni amagambo adufasha muri buno buzima busanzwe kugira ngo tubashe kugera kuri byinshi, kuko mu buzima buri muntu ahora akenera undi, buri muntu ahora akenera buri gihe kuba yakumva abandi, kuba yaganira n'abandi, kuba yagira inshuti, kuba yagira abavandimwe, kuba yagira umuryango ndetse n'ibindi. Rero turabafite nk'inshuti zacu muri umuryango wacu, kuko mudukurikirana umunsi ku munsi. Nimusibe gukora subscribe, comment, like ndetse na share. Muzamuduhesheje umugisha kandi namwe muzahabwa umugisha, kuko kugira ngo ugire umugisha nuko utanga. Imana rero ibaho umugisha, turabishimiye. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwiza cyane. Muri studio za Amavia TV n'ubundi twongeye kugira umushyitsi, ntago ari ubwa mbere, nagasubira nawe. Rero reka tumwakire abibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa James Muhirwa, bakunda kunyita Major. N'ubushize nishimiye kubana namwe kandi nongeye kwishimira ko mwongeye kunyemerera ko tongera kubana uyu munsi none. Murakoze cyane. Major, karibu sana kuri Amavia TV. Turakwishimiye, ugubwe neza kandi unezererwe. Imana nizera ko n'inshuti zacu ziri bukunezererwe nk'uko zihora zibitwereka muri comment, muri like ndetse no gusharinga n'izindi nshuti zigiye zitandukanye ziri mu bihugu bitandukanye. Rero muhabwe umugisha mwese, ndetse na Major ubahagarariye nawe ahabwe umugisha. Reka rero n'ubundi uyu munsi ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro kiryoshye, kuko tugiye kuganira ku ijambo bita umukiranutsi. Umukiranutsi ndetse n'ibyiza byo kuba umukiranutsi. Nizera ko nawe ubwo turi kumwe udukurikiye uri kutwumva uri buduhe comment, ukaduha ibitekerezo, kuko tuvugaho agace, tumenyaho agace, duhanuraho agace, tukubwira agace, kuko tubivuze byo ntibyarangira. Ariko nawe uduhe ibitekerezo, ugire comment, kandi bizafasha n'abandi. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Reka n'ubundi dutangire twiragiza Imana, kuko niwo muco wacu, niwo muco wacu wo gusenga Imana, gutangirana n'Imana ukarangizanya n'Imana, kuko ubwo ibirimo hose ni itangiriro ikaba n'iherezo. Reka rero Major asenga Imana, ashimira Imana ngo ibane natwe muri kino kiganiro. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, twongeye guca bugufi imbere y'amaso yawe. Tugushimiye kuri data twese mwiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kuko izina ryawe rihebuje, izina ryawe nirishyirwe hejuru Mwami. Mbere byose uciye bugufi mu mitima yacu Mwami, kugira ngo utubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu aho twagucumuyeho, nk'uko natwe tujya tubabarira ababiducumuyeho ndetse n'ababitugiriye Mwami. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami. Nutumara kutweza amaraso yawe twemere Mwami, tugikandagira ahangaha kuri Amavia TV, urukiye kumanuka kubana natwe. Turi gutangira ikiganiro Mwami, n'abadukurikiye Mwami Imana we, ntabwo ari twebwe ahubwo imbaraga zo zigaragarira hano. Umugisha wawe kuri twebwe ndetse n'abadukurikiye Mwami. Kandi uyu munsi reka tugirirwe neza nawe, twumve neza n'ubuntu bwawe, tuze kumva ibitekerezo byaguka muri twebwe, kubera ko umwuka wawe ari kuri twebwe. Urakoze urakarama mu izina rya Yesu. Bitavuga Imana ibyo ngibyo Mwami, bishyikira imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo reka gukora ku bushake bwawe ibyo bana natwe none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen. Imana ibaho umugisha. Nanone kandi turagarutse, twakubwiye topic iravuga ngo umukiranutsi ndetse n'ibyiza byo kuba umukiranutsi. Mbese wowe wumva umukiranutsi ni muntu ki? Ese wumva ari byiza kuba umukiranutsi? Ese birashoboka cyangwa ntibishoboka? Ariko ibyo byose turaza kubibona. Ariko icyo nakubwira ni uko kuba umukiranutsi ari ikintu cyiza. Imana ibaho umugisha. Tubifurije kuba abakiranutsi, tubifurije kugenda muri abakiranutsi, mukaba ubuzima bw'abakiranutsi, mukavuga nk'abakiranutsi, mugakora nk'abakiranutsi, mukabaho ubuzima bwo gukiranukira Imana hano mwinosi. Nubwo bigoye ariko birashoboka. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri budufashe kugira ngo tuze kuganira, noneho nyuma tuze kumenya ngo
ese umukiranutsi ubundi ni muntu ki? Ese ubundi ibyiza byo kuba umukiranutsi ni ibihe, kugira ngo twumve ko ari ibintu byiza dukwiriye guharanira ku manywa na nijoro, kugira ngo ubuzima bwacu bwa hano mu ino si bube bwiza, ariko nanone na nyuma y'ubu buzima tuzagira ubundi buzima bw'iteka ryose. Reka rero dusome muri Zaburi ya 37, turasoma umurongo wa 25 n'uwa 26, ariko ni wenda reka duhere ku wa 24 tuze kurangiriza ku wa 26. Ayo magambo niyo turi buze kuganiraho. Zaburi, igitabo cya Zaburi, ibice 37, umurongo wa 24 turageza ku wa 26. Reka udusomere mu Kinyarwanda, nanjye ndaza gusoma mu Cyongereza nta kibazo. Yego. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo muri Zaburi 37:24 haranditse ngo naho yagwa ntazarambarara kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Agira umurongo wa 26, agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Amina. Ongera usubiremo ayo magambo, ndumva ari meza cyane. 24 havuga ngo naho yagwa ntazarambarara kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. 25 bakaba havuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. 26 baravuga ngo agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Amen. Amen. Reka nsome mu Cyongereza. Psalm 37 verse 24 to 26. It says, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendant begging bread. He is ever merciful and reigns, and his descendants are blessed. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ibaho umugisha. Amen. Ngira ngo iyi ni Zaburi ya Dawidi. Yego. Niwe wayanditse. Ariko kuri iyi mirongo dusomye yibanze ku kintu bita umukiranutsi. Yego. Reka tubanze twumve rino jambo. Aravuga ngo hari ibintu bimwe yagiye avuga ku mukiranutsi. Aravuga ngo naho yagwa ntazarambarara. Yego. Nawe utekereze. Aravuga ngo naho yagwa ntazarambarara kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Amen. Iyo ni benefit cyangwa ni ingaruka nziza yo kuba umuntu ari umukiranutsi. Yego. Turaza kubirebaho. Ariko meje bundi umukiranutsi ni muntu ki? Iyo wumvishe ngo umuntu ni umukiranutsi, wumva ari nk'umuntu uteye gute, umeze gute, ubuzima bwe bubayeho gute, style y'ubuzima bwe imeze gute? Ese ni igiki kimugira umukiranutsi? Okay, ntagiye kuri wenda ijambo ry'Imana ije ritubwiye aya magambo Dawidi yagiye kuyavuga afite impamvu. Nuva Dawidi niwe muntu wabayeho ubundi wakoraga ibyaha, ariko akihutira gusaba Imana imbabazi. Ngiyo iyo numvishe ijambo umukiranutsi, Bibiri tubwira ko nayo yari umukiranutsi. Ngo umunsi umwe ng'abana b'Imana ngo bicaye ahantu ngo baje gushengerera Uwiteka, ngo na Satani yarari aho ngaho. Ngo Imana iramubaza ngo ese ngo Satani ngo uturutse he? Umvuye gutambagira mu isi. Imana ngo yamubaza ngo wabonye umuntu wanjye umukiranutsi, uburyo ari umukiranutsi kandi utunganye.
imana yarigeze ku gihe cyo kumwirata nako nta kandi kantu keza buriya kuko imana ikwirata kubera ko yabaye umukiranutsi nawe wifurije kwiratwa n'imana. Amen. Nga Satani avuga ngo impamvu ameze kuriya ngo uko bamuhaye biriya bintu byose yego sinjya kujya mu nkuru zayo ariko nawe nubwo yari umukiranutsi byaze kurangira yiganyiriye navuga kwiganyira okay kavuge muri cya gihe cy'amaganya yaragezemo aganyije ahuye n'ibigeragezo atangira kuganya no kuganyira imana icyo gihe ariko nubwo yaganyaga nyuma yageraga hakibuka imana iryo rya jambo twasomye ngo naho yago ntabwo azarambara nicyo kintu ashaka kuvuga gusa urumva nuvuga ngo nawe nubwo yaje kugira akaganya ariko nyuma yarongeraga akicuza akavuga ngo imana yacyari kumwe nanjye. Amen. Yego no kuvuga ngo umukiranutsi ngiye ku giti cyanjye ko mwumva nk'umuntu wacunguwe akamenya agaciro k'amaraso yo ku musaraba yamara kumenya agaciro k'amaraso yo ku musaraba icyo gihe yakoze icyaha ahinduka umunyabyaha ariko iyo ahindukiye akongera akajya ku Mana akihana ahinduka umukiranutsi. Amen. ni ukuvuga umukiranutsi no kuvuga ngo umukiranutsi ni umuntu mbega ubiheshwa yego no kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza yego akizera imbaraga zamuzanye hano mwino si yarangiza akagikuzimu yego akazuka mu bapfuye agacungura umwana w'umuntu tugahabwa ibimenyetso bigendana natwe n'ibihamya bibana natwe umunsi ku munsi yuko turi abakiranutsi no kuvuga ngo agendana iki mbega ari justified by the blood of Jesus Christ amaraso ya Yesu yonyine mbega amaraso niyo amuhindura umukiranutsi niyo kimenyetso kiri kuri we kimwemeze ko ari umukiranutsi yego icyo ni kimwe yego ahubwo tugende Yesu niwe muntu waje kuri iyi si njye nibaza rimwe umunsi nzagera mu ijuru nshobora kuzayibaza Yesu uburyo yashoboye kuba yari yambaye ishusho y'umubiri w'umuntu akabasha kurinda asubira mu ijuru nta cyaha kimugaragayeho akiri umukiranutsi ni we wenyine wabashije kuva muri mubiri w'umuntu ari umukiranutsi nta cyaha kimwe kimugaragayeho nuvuga ngo na wa mwami wamuciriye urubanza ngo yagiye kubageranya na Baraba asanga nta cyaha na kimwe kimubarwaho afite n'Aburahamu twumvaga muri Bibiliya bavuga ngo niwe mukiranutsi nawe ukomeye kera byaje kubajyana n'ababeshye ngo Sara n'umushiki we ariko ibyo ngibyo bigahinduka nyuma bakihana bakongera bakagaruka bakaba abakiranutsi bivuze ngo umukiranutsi ni umuntu ku ruhande rumwe wirinda gukora ibyaha kubera ko amaraso Yesu azi agaciro kayo ni ikimenyetso kimugaragaraho nk'uko bivuze ariko icya kabiri ni wa muntu nanone wihutira gusaba Imana imbabazi igihe yaguye mu cyaha urakoze cyane Imana iguha umugisha niko nyebyumva kudusobanura ku mukiranutsi sinzi n'akuntu byumva ariko nibyo ibintu uvuze nibyo ubundi kugira ngo umuntu yitwe umukiranutsi ni uko hari umuhesha kuba umukiranutsi Yesu ufite Yesu niwe mukiranutsi cyangwa Imana niyo ikiranuka yego noneho iyo wizeye Kristo uheshwa bwa butware ugatangira kwitwa umukiranutsi kubera ko ubwami bw'Imana bwa bushobozi bw'Imana buba transferred muri wowe bukaba ubuzima bwawe bukaba intekerezo zawe ukagenda n'intekerezo zituruka mu bwami bwo mu ijuru nubwo uri mu isi yego mu isi haba ibintu byinshi ariko kwakira ubwo bwami bw'Imana bukaza muri wowe ukakira Kristo mwami n'umukiza biguhesha kuba umukiranutsi ariko wowe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'intekerezo zawe naho wavukiye n'ibyo wabayemo n'umuco wabayemo ntabwo byaguhesha kwitwa umukiranutsi ntibibaho ariko nyuma yo kwizera no kwakira Kristo mwami n'umukiza icyo gihe utangira noneho kugendera mu gukiranuka yego niho dutangira kubona ya mirimo myiza hari umuntu yavuze story ndayikunda cyane namwe ndayibakundisha reka nyibabwire idusangize ngo bari abana babiri b'impanga yego noneho bari identical twins basa intoki umutwe ibirenge amaguru ibintu byose bisa mbega barasaga 100%. noneho umwe muri bo akora icyaha baramufunga
baramufunga araburana igihe kiragera bamukatira urwo gupfa. Noneho we yari yarashatse afite umugore afite abana afite n'ubundi butunzi. Uri mu gereza. Uri muri gereza. Yego. Wa wundi ntago yari yarigeze ashaka. Baramukatira umunsi wo kumwica. Bari bumwica. Wa muntu aramubwira ati aramubwira ati reka tubanze tuvugane. Babaha umwanya koko baraganira. None bari kuganira aramubwira wa wundi ukiri umusore. Aramubwira ati wowe ufite umurimo mwinshi ugomba gukora. Ufite abana, ufite umugore, ufite inshingano nyinshi ugomba gukora, ariko njyewe ni njye nyine nta kindi kintu. Turasa. Nta yindi mpamvu rero yuko ari we bakwica, reka bice njyewe. Ngo bagurana ya myenda. Ngo arayambara. Baragenda bica wa musore. Wa wundi aragenda aba justified. Bishatse kuvuga iki? Biravuze ngo Kristo yari afite ubwiza mu ijuru burenze ubwo twe dutekereza. Yego. Ibizima abakuru 24 bahura bamwikubita imbere. Mbega yiyambuye bwa bumana yari afite kwa kwera yari afite urumva undi yari umwere. None araza yambara umwambaro wacu w'ibyaha ajya ku musaraba bamukubita imisumari bamukubita za nkoni n'ibindi byose. Wa wundi acunguruzwa nuko wa wundi agize gute amwitangiye. Niko Kristo yemeye gufata bwa bwiza bwe aremera arapfa ariko aduhama ikintu bita gukiranuka. Imana nishimwe. Nibyo. Mbifurije kuba bakiranutsi kubera ko mubiheshejwe na Kristo. We yari uwera yarakiranukaga. Wa mwana wari umusore yari umukiranutsi nta cyaha yari yarigeze akora. Ariko aravuga ngo reka mwitangire kuko afite mandate agomba gukora. Uyu muntu amaze gucungurwa na wa wundi yaragiye yita ku mwana, yita ku mugore, yita no ku zindi nshingano, akora n'ibindi birenze kubera ko wa wundi ibyo yagombaga gukora yarabikoze. No kuvuga rero wowe mukiranutsi kugira ngo ukore ibirenze ibyo Kristo yakagombye gukora kuko yaguhaye gukiranuka, yemera gupfa ku bwacu, arapfa arahambwa ndetse arongera arazuka. Ariko dukuramo ikintu bita gukiranuka. Bivuze ngo dufite ahubwo natwe ibintu byinshi tugomba gukora. Dufite ibintu byinshi tugomba gukora kuko Yesu yaduhaye ubwo butware. Rero iyo tutabukoresheje ngo tuba bakiranutsi mu buzima bwacu bwose, tuba turi gusuzugura cyangwa gukerensa cya kintu Kristo yakoze. Imana ibaho umugisha kandi Imana itwishimire tunezererwe. Bifurije kuba bakiranutsi kuko mwabiheshejwe ni na Kristo. Ibaza ukuntu yemeye kudupfira ariko. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Bifurije kuba bakiranutsi mu buzima bwanyu bwose. Amen. Rero gukiranuka harimo umumaro mwinshi. Nyuma yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, utangira kugendera muri za ngeso zo gukiranuka. Yego. Kubera yuko uba wamaze gusinya igihango n'ubwami bw'ijuru buri muri wowe, bugendera muri wowe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi insengero z'iki? Z'Imana. Turi insengero z'umwuka. Turi insengero Imana ibamo ku manywa na nijoro. No kuvuga ngo tubana n'ubwami bw'Imana nubwo turi hano mu inosi. Twababara nk'abandi, twakubitwa nk'abandi, twakena nk'abandi, batwirukana mu nzu nk'abandi, twakambara ubusa nk'abandi, twarwara nk'abandi, ariko uburyo tubyitwaramo mu buryo bw'abakiranutsi. Twebwe twitwara mu buryo bw'abakiranutsi kuko dufite izindi mbaraga ziba muri twebwe zituma dukiranuka ku manywa na nijoro. Kandi gukiranuka bituma umuntu abana n'abantu neza kuko yamaze kubana n'Imana neza. Icyo gihe yeri muto tubabwire ngo iyo wamaze kubana n'Imana neza n'abandi hano ku mpande byose bigenda neza. Abaturanyi, abo muvindimwe, abo mwagiranye ibibazo, abo mwagiranye amakonflikti, abo wambuye ndibuka Zakayo yari umukoresha w'ikoro.
ni ukuri kuba umukiranutsi ni byiza, tubifurije kuba abakiranutsi mu izina rya Yesu. Noneho ngo Zakayo yari umuntu mugufi ariko wari umukire, wari umutunzi, yari afite agafaranga, yari afite icyubahiro, uri kumva, ngo yari umukoresha w'ikoro, yarasoreshaga ariko nyine akamenya no kugira nyine uko abigenza nyine aba umukire, uri kumva. Ngo ariko ngo Yesu ageze iwe, haleluya, ngo yageze munsi y'igiti arabubwira ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo ndinjira mu mutima wawe. yego, Uyu munsi kuri we ni umunsi udasanzwe, ndinjira mu mutima wawe. Tubifurije kwakira Kristo mwami n'umukiza akinjira mu mutima yanyu. Uyu munsi arari wawe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Noneho ngo arangije aramubwira ngo ndarari wawe. Akikandagirayo, uzi ko tazi yaje Yesu avuga ngo mwami ibyo nari mfite abantu nambuye ndabarihaka kane 4 times ibyo nabambuye. uri kumva. Ni ukuvuga ngo Zakayo yahise yakira agakiza. Yego, Aravuga ngo abantu nambuye ibintu byabo byarongotse, nabaye umukire kubera nambuye, ariko kubera yuko nabikoresheje nkagera kuri byinshi, Yego, ndahita mbasubiza ibyabo. bakubiye kane. Tekereza aba bantu Zakayo yakubiye kane, bari baramurakariye, bari baravuze ngo nubwo ari abakire ariko ntabwo ari abantu. Ntabwo bari babanye neza, ntabwo bari babanye neza, ariko Imana ije bahita babana neza. Nibaza ko Zakayo abantu bose batangiye kugenda bavuga ngo noneho yabaye umukiranutsi. dore noneho n'ikindi, nabo nubwo bavuze ngo yabaye umukiranutsi, ariko mpamya yuko hatabuzemo abandi bavuze ngo ubwo Zakayo yahindutse, nanjye ndahinduka. Ubwo Zakayo yahindutse natwe turagira gute? Turahinduka. Bivuze ngo kuba umukiranutsi icyo gihe wakiriye agakiza bishobora kuba byaguhesha ko hari n'abandi bagukirizwaho bagendeye ku mbuto weze icyo gihe, nk'uko Zakayo uyu munsi byamugendekeye. Niwo wa mumaro rero twavuze, niwo wa mumaro twavuze. Iyo umaze gucungurwa ni ukuvuga ngo ukora ibirenze n'ibyo wa wundi we yari kuzakora, kubera yuko ufite inshingano, ufite mandate yo gukora cyane kugira ngo abantu benshi bagukurikire cyangwa bakurikire uwo wakurikiye, kuko bari kugera ikirenge mu cyawe. Ariko nibagera ikirenge mu cyawe uri umuntu ubivangavanga, uri umuntu mubi, uri umuntu nyine wiba, uri umuntu wambura, uri umuntu w'umusambanyi, uri umuntu w'umwanganyi, uri umuntu urobanura, uri umuntu mbega urangwa n'ibyaha ibyo ari byo byose. Ariko iyo wamaze kuba umukiranutsi wirinda ibyaha, ukabigendera kure, kubera ko Imana ituye hehe? Muri wowe, umutima wawe. Tukiri kuri ako kantu ko kuvuga ku muntu uburyo umukiranutsi atuma abantu bahindukira, kubera ko hari byinshi byagaragaye imbuto yeze kubera ko ari umukiranutsi. Bise binyibutsa ino nkuru iyi nkuru ya Eliya igihe yari ari ku musozi bagiye gutambira igitambo n'ababayari bari n'abangahe Karumeli. Icyo gihe sinjye kuvuga suri ukuntu yagenze, ariko icyo gihe yari yaragize ifuhe ry'Imana kubera ko ari umuhanuzi arusigaye. Icyo nkundira Imana rero ifite abakiranutsi benshi. Imana nta mikino igira. Iyo kumanze mu gituza ati Uwiteka we ninjye mukiranutsi nsigaye, Imana abwira ati we attention, ati hari abandi barenga magana, hari utundi 7,000 tutarapfukamira Bayali, tudakora ibyaha. Abakiranutsi barahari, n'udakiranuka uyu munsi umenye ko hari abandi bahari benshi. Ngo icyo gihe ngo Imana amubwira ngo ahubwo ngo ihute ugende. Yaje kugira ifuhe ry'umurimo w'Imana ahagarika imvura. Icyo gihe yaje kugaruka ngo ahura n'umwami Ahabu. Ngo bajya ngo aravuga ati none kugira ngo turebe katujye ku musozi Karumeli, uzaye n'abahanuzi bashaye n'abagari. Ngo baragenda batambira Imana ibitambo, ngo babirwa bikebagura, birwa bagira batengana n'amashinyagurire. Yewe iyo nkuru si yonjyamo. Ndashaka kuvuga uburyo umukiranutsi w'Imana atuma abantu bagaruka ku Mana, kubera ko ibyo yagaragaje ndetse n'imirimo yakoze yonyine ubwo yatumye abantu bavuga ko hariho Imana koko. Amaze gutamba igitambo, Imana imaze kumanura umuriro wayo, ngo abantu bose kubita hasi bumye baravuga ngo Uwiteka gusenera Imana. Abantu bakijwe uwo munsi bari benshi. Ibaze uko kwatura ibyo bavuze, bavuga ati Uwiteka niwe Mana. Zabayari forget, abapfumu forget. Umukiranutsi wari uhari umwe wenyine, abantu barenga 1000 just one barakizwa kubera ubu koko abantu babaye abakiranutsi.
abaturanyi bawe uzi ko abantu banywa urumogi bahinduka uzi ko abantu bajya mu bapfumu bahinduka totally uzi ko abantu biba babireka uzi ko buriya iyo abantu ari abanyabyaha yego igihugu kirushaho gukena kirakena kubera ko tuvuge wenda niba hari umuhanda bari kubaka of course hazamo ayo manyanga nyine bakiba uri kumva niba ushaka wenda ruswa yego uzatinza ibintu bikererwe kubera ko nyine bataramenya ururimi uri kuvuga uri kumva no kuvuga ngo rero iyo abakiranutsi bagwiriye igihugu gitera imbere ariko abanyabyaha bagwira nanone igihugu kigasubira inyuma rero n'umuryango niko bimera niba umuryango wawe uganjemo abakiranutsi ni ukuvuga ngo uzagenda utera imbere ariko nanone nuganzamo ba bantu nyine b'abanyabyaha babi abajura abasambanyi abarozi abantu biba abantu bagira nabi abantu mbega bagambana mushobora kubona ibyiza none hari kwejo ntituzi ko bizaba bihari kubera ko byubatse ku byubatse ku busa sinuvuga ngo nejo cyane umugabo nzi yamaye story umunsi umwe twari turi kumwe ambwa ati Meja ati buri munsi mfata amafaranga ariko simenya hanyuze nuvuga ngo umuryango ushobora no kuba mwibwira ngo muri gutera imbere nyamara buri munsi mukabara ntarambwe muri mu muratera kandi impamvu nta yindi birimo birapfiramo aho ngaho hagati bivuze ngo duhindutse twese abakiranutse twatera imbere mu buryo bw'igihugu ndetse n'umuryango nose urumva niba afata amafaranga menshi akamwe ati sinzi ahantu anyura kandi nta kintu nakoze urumva ni ikibazo kiba kiri aho hafi cyane haba hari izindi mbaraga ari kurwana nazo ariko niyo mpamvu turi kubwira abantu ngo mwihutire kuba abakiranutse Imana izabagirira neza ariko hari ikindi kintu buriya umukiranutsi agira amahoro adashira mu mutima nubwo yaba ari umukene nubwo yaba asuzugurwa ariko kubera y'Imana babana agira amahoro yo mu mutima Yesu yabwiye abantu arababwira ngo sintanga nk'uko abisi bagira gute batanga ngo mbasigiye amahoro kandi mbahaye amahoro yanjye ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo uhita wakira amahoro ukayasigarana ukagendana nayo ukaryamana nayo ukabyukana nayo ukicarana nayo haba hari intambara wo kumva amahoro haba hari ibigeragezo ukumva amahoro haba hari abakurwanya ukumva amahoro haba hari ibyiza ukarushaho kugira amahoro ibihe byose ukaba wumva ufite iki amahoro kubera yuko uri umukiranutsi ibyo ngibyo ntabwo wabikura mu bantu batari abakiranutsi oya umukiranutsi ahorana iki amahoro mu mutima agendana amahoro abana amahoro akose Meja ukizwa wumvishe bigenze gute ukizwa kuko uyu munsi turi kubwiriye abantu gukiranuka kugira ngo bumve ibyiza byabyo babikunde kubera ko hari igihe umuntu akunda iby'isi ariko agahora biruhiyemo agahora ari indushyi ihora irushye gusa ijya mu bapfumu yiruka mu bapfumu bamuvura ntakire bamubemera ubutunzi ntawugire bamwemera ibintu bihambaye ntabibone agakomeza kubabara cyangwa bakamuha condition zidasanzwe akaba ataryama mu nzu kandi afite amazu menshi ariko tubwire wakira Kristo wishimye gute ikintu kijyanye n'amahoro njyega mu story umunsi nakijijweho narindi ngiye kubabwira uko nyine bimeze uko byagenze nari Nyagatare none nabatirijwe noneho umunsi nabatirijweho ubundi sinajyaga ndyama ngo numve ibintu byo kurota n'ibiki ariko uwo munsi nararyamye umunsi narabatijwe nararyamye mu masaha y'igicuku cy'ijoro numva ibintu biri kugenda biza binsatira imbaraga ntazi ziza zishaka kundyama hejuru hari ukuntu ibintu byajyaga biza kera bari ku ishuri mwumva nk'umugu turyamanye ageze buryo kurura ikiringita kikubise nk'uwakurigiriye haba se bigenze bite ngo mari ngo ikintu mbaga cyane ryamye ngo urari kumva ko mfite imbaraga z'abadayimoni ziba zamukiza no kuzamura utuki mwumva ni ikibazo gikomeye hari abantu benshi bijya bibaho niba ibyo bintu ujya uhura nabyo ihutire kuba umukiranutsi ibyo niba byo bikubaho nta handi bishirira ni muri Kristo amen iyo ucishijwe hari izindi mbaraga ziza zikamera za mbaraga Mose Imana yaramutumye
ngo agende ajya kwa Farawo ngiramubwira ngo ibitangaza byose nzagukoresha uzabikoresha ino nkoni yego ngiramubwira ngo wanze ushyira hasi iyo nkoni ihinduka inzoka arayitoragura ngo ufate icyo kiganza cyawe ngo ugikoze mu gatuza dayimoni bajyaga barabadutera turota nabi icyo gihe iyo wakire Kristo za mbaraga z'ubutware bw'umubi ziragenda aho icyo tutangira kurota neza ngiri iryo joro ryamye niyo se riri kuguha numvishe izo mbaraga ziri kuza zinsikamira nkumva mbuza amahoro numva ntangiye kubira icunzwe kandi ari kwizunguza n'umubiri utava aho uri ariko ngiye kumva nubaje akayaga karahuha numva zigiye zisubira numva ari kugenda mfata fresheri warumva fresheri zizaza nigeze kumva umuntu wenda yaravuze ngo barabajije ngo ukunda iki ngiye wagiye gusohokera ngo nkunda oderi ngo yose sinzi kose igira oderi je ntabwo bizi ariko iyo uri hariya ahantu uba wumva hari akayaga keza numvisha ku kayaga kaza gazitwara numva nguwe neza numva amahoro arasenderera numva nagiye gushima Imana mu mutima ndavuga ati bya bintu byaga biza bikansikamira byanga bikunze biragiye urumva ya mahoro uri muravugaho icyo gihe imbaraga zikuzimu zajyaga ziza zikakura zikara zikunigagura ntabwo nazo numvisha akayaga keza kandi uko katembaga kagenda kajyana ibyo numvaga no umutima ariko kari kugenda gahuhamo yego numva shima Imana hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ngaya mahoro na mahoro meza tangwa na Yesu ayo ngaya mahoro na mahoro meza tangwa na Yesu ufite Yesu utanga amahoro yuzuye yego yandi yo mu mutima urakoze ku buhamya udusangije uburyo wumvishije ugize amahoro ukabohoka Bibiliya nitubwira mu Bakorino ba 2:5-17 avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize niyo mpamvu style y'ubuzima wabagamo ihinduka kubera ko wakira izindi mbaraga ziri muri Kristo Yesu ugatandukana n'izo mbaraga za Satani ntizongera kugukontorora kuko uba winjiye mu yindi atmosphere idasanzwe itagerwamo n'imbaraga za Satani cyangwa z'umwanzi niyo mpamvu rero turi kubabwira ngo kuba umukiranutsi ni ibintu byiza tubifurije kuba bakiranutsi muzagira amahoro nimugwa timuzarambarara wagira intege nkeya bakavuga ngo ariko runaka uyu munsi wenda yabeshye ariko kubeshya kwawe mu mwanya muto ni wihana urongera ugenda kumukiranutsi uhita uba umukiranutsi kurutaho kubera ko wamenye agaciro kari mu guca bugufi imbere y'Imana ukihana rero reka dusubire kuri rya jambo ryacu dusubire kuri rya jambo ryacu noneho tujye muri detail ku murongo wa 24 hatubwiye ngo naho yagwa ntazagira gute ntazarambara kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe no kuvuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntikuruha ntikunanirwa ntikurambirwa ntigusaza ntigucika intege ntigusubira inyuma ntiguteshuka ntigutezuka ukuboko k'Uwiteka kuracyari ukuboko gukiza kuracyari ukuboko kuramira nigeze kubona akantu bari abantu bari kugenda noneho bari kugenda umuntu umwe kubera yamwangaga abonye ageze ku cyobo ahita kubita gutya ngo amanuke agwemo ariko ukuboko kwiza kw'Imana ngo kwahise kumufata direct kumugeza hakurya wa wundi asigara hakuno buri uko yambuka burya umukiranutsi ari ibintu ajya yambuka nyamara abandi bamugiriye nabi bashatse wenda kumuroga bashatse kumuteza amahembe n'izindi mbaraga z'imyuka mibi ariko bagasanga aracyari muzima umuntu mwegeze kutubwira story atubwira ukuntu nibutse story urahita uyitubwira ngo bagiye kumushakira amahembe muri Tanzania hirya hariya noneho ngo umupfumu ngo akajya ngo ukuntu yoherezaga ihembe yakoreshaga umuheto noneho ngo yafataga ibasi akayuzuzamo amazi noneho ngo agafata umuheto akarasamo umwambi mu mazi
noneho ngo yarasa umwambi yabaga ngo yakuruye wa muntu ngo ari imbere ye ari kumureba ngo yarangiza akarasa umwambi rikagenda ari ihembe rigahita ryica wa muntu ngo noneho kubera wa muntu bari kuryohereza ari umuntu usenga ngo yaragoswe n'amaraso yaragoswe n'imbaraga z'Imana yaragoswe n'ubutware bw'Imana tubifuriza kugotwa n'imbaraga z'Imana n'amaraso ya Kristo no kwera kw'Imana nta kizabahangara mu izina rya Yesu abadayimoni ntibakwegera ngo noneho ngo yakubita umwambi ngo akabona hahise haza amaraso imbere ye mwibase kuvuga ati ibi ni ibiki ati ibi ni ibiki ko mbona hahise haza amaraso bitari gukunda ko mbona ahita hitambika amaraso agakora ubumaji agahita haza amaraso ngo noneho aza kumubwira wa muntu wari wagiye kumurogesha amubwira ati uriya muntu rero ni umukristo arasenga buriya ashobora kuba ari amaraso y'umwami wabo nabo baba babizi ati ashobora kuba ari amaraso y'umwami wabo ariko nk'abo kuki bataza ngo abikora nka kangahe wageze aravuga ngo uriya ntashoboka meze nka rya jambo Baramu na Baraki bajya kuvuma Abisiraheli baravuga ngo ntabwo twabavuma ngo kuko ni abakiranutsi b'Imana ni abantu b'Imana ni ubwoko bw'Imana ni ubwoko butavumika ni ubwoko butura ukwabwo ni ubwoko budasanzwe urumva kuba umukiranutsi ni byiza hari ibintu biturinda hari imbaraga biturinda tugendana amahoro atagajuka adashira y'ibihe byose kubera ko twomatanya n'iki n'Imana Imana ishimwe nawe tubwire ya story wari utekereje reka nyibura ngo kamite vuga kuri uyu mugabo bose bari bategereje ko ngo agiye gupfa ni Paulo igihe bari babajyanye ngo Italiya ngo bageze ngo ahantu ngo bagwa ku kirwa ngo bahaza kuhasanga batoragura udukwi ngo havamo incira ifata ukuboko kwa Paulo ku gikonje ngerangije ngo babona ngageza gutya ariko humurira mu muriro ngo bategereza yuko ari bupfe ngo barahakindutse baravuga ati uyu muntu ni umwana w'Imana aho ati umuntu ni Imana ati umuntu ni Imana ntago ari umuntu urumva hari igihe abantu badutegerezaho ibintu biri butubeho nk'urumva abo bantu bagiye kurogesha uwo mugabo bari bazi yuko neza hari ibintu biri bumubeho ari buhita apfa agahita apfa kubera kandi bari bagiye ampulisi Tanzania tugomba ahantu hakomeye ku bintu nk'ibyo ngibyo naho gukiranuka kw'Imana kuhagiyeho kuhaderivure mu izina rya Yesu kuhahindure mu izina rya Yesu n'abakiranutsi bariyo Imana ikomeze bakoresha yego amen arangije urumva rero bose bari biteze ko umuntu ari bugira ate ariko amaraso Yesu yaramugose n'amasengesho y'Imana yari ari muri we yego ibyo byatumye nta kintu kimubaho ni nako Paulo byagenze aho kantu nkibutse rero uri kuvuga ino story yego so ikindi kintu nkundira Imana iyo umukiranutsi we yaragukoresha urugero uko nguko uko ujya umenya ujya wibuka Paulo na uyu Nowa Imana yaramuhamagaye yari umukiranutsi w'Imana ngo kandi utunganye rwose Imana icyo gikora ko yabonye ko ari umukiranutsi ihitamo kuba yamukoresha mu buryo mu gihe cyo kubaka inkuge kugira ngo izarimbure yasuzuma muragomora igihe byari bigeze nabi so mwifurije gukiranuka kugira ngo Imana izagukoresha imirimo hari igihe usanga abantu batinye gukora imirimo y'Imana nayo ikaba itagukoresha kuko usore umukiranutsi w'Imana ariko umunsi wakiranutse Imana bizi ko izagutora uvuze n'akantu gakomeye yego buriya kuba umukiranutsi bikiza abantu benshi n'ukuri kubera ko iyo usenze Imana irakumva yego igakiza igihugu igakiza umuryango yego igakiza bandi bafashwe n'imyuka mibi n'ukuri uzi ko umukiranutsi ajya gusengera umuntu wafashwe n'abadayimoni yego abadayimoni bagahita birukanka bagahunga ubwo se urumva kuba umukiranutsi deja birakiza birimo umuti harimo umuti n'abantu turi kumwe yego igihugu gihuye n'intambara umukiranutsi agasenga Imana igahagarika intambara igihugu kigiye guhura na mugiga umuntu w'Imana umukiranutsi agasenga kuko aganira n'Imana avugana n'Imana agendana n'Imana hari n'ibindi bimenyetso Imana igenda imukoresha nko gukiza abarwayi guhagurutsa ibirema bikagenda guhumura impumyi zigahumuka Yesu yaravuze ngo unyizera azakora ibiruta ibyo ngewe nagize gute ibyo nakoze rero ni umukiranutsi ubikora tubifurije kuba abakiranutsi mu buzima bwanyu bwose ariko twari turi kuvuga ngo umukiranutsi ntabwo ajya arambarara uzi ko naho yago nigeze kubona umuntu sibyo
yarakijijwe arakizwa noneho igihe kigeze ararambirwa aragwa tubyita kugwa asubira mu byaha muri make ajya kwinywera akayoga akora amanyanga yose arasambana ariba mbega abantu bamukuraho icyizere ariko yari yarabaye iki umukiranutsi noneho za ngeso ya mico myiza y'abantu bakiranuka ntiyari ikimugaragara ariko yari yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ukiranuka noneho iyo yagendaga nubwo yajyaga mu kabari bajyaga bamubwira ati ariko wowe waje hano gukora iki yego wowe tukuzi mu icyatsi to tukuzi mu rusengero ubundi wageze hano ngo bagasangira ariko buri muntu wese bahuye akamubwira ngo wowe hano ntago ari iwacu ni nka cya gihe Petero bajya kubamba Yesu kubera Petero yabanaga na Yesu hari utuntu twari tumuriho two gukiranuka tugaragaza umukiranutsi tumuriho noneho uko agenda nuko avuga akabwira ariko nawe uri umwe muri ba bandi ati kubera ko n'imvugo yawe irakugaragaza n'imigendere yawe babyaga babyemera nawe uri muri wabanaga nawe tu uri umwe muri bo akavuga ati reka atashwi noneho ntabwo yarabwiraga ati reka ibyo bintu nawe wawe ariko ntabwo bibamo njye narabiretse ndi uwaha ahubwo ntabwo ukwiriye kubana noneho yajya n'ukundi akamubwira ati ariko wowe aha ntabwo ari iwanyu kandi aha ntabwo ari iwanyu noneho ngo igihe kimwe rero ngo ajyayo nyine ngo bararwana ngo barwanya bari bakubita icupa kandi we ntiyasinze ariko abandi bo basinze ariko kubera ko yagiye ahantu atagombaga kujya icupa bari we rikubita ngo arangije atashye ngo aryane ngo yitekerezaho ngo aravuga ngo ariko hari ibintu nigeze natura natuye ko iwacu ari mu ijuru natuye ko iwacu ari mu ijuru ariho tuzaba aha ntabwo ari iwacu ngo bucya yirukanka yagiye muri burakeye azinduka kare mu gitondo ngo yabatanzeyo ngo ikintu cya mbere ngo yahise yihana ngo amukimara kwihana ngo Imana irongera umwuzuza umwuka wera ngo arongera arahanura arongera arabwiriza arongera yera imbuto nziza arongera agenda bishatse kuvuga ngo umuntu Imana yamenye nk'umukiranutsi niyo aguye akajya mu ntege nkeya ajya yongera akabyuka kuko ukuboko kw'Imana kwaramuramiye urumva kwamurindiye muri biriya byaha ni ukuri yari gupfiramo uzi ko umuntu agwa akagenda akajya mu ntege nkeya akaba umusambanyi ariko Imana ikamurindiramo narwariremo sida n'ibindi birwara bibamo Imana ikamugarura ariko ntago tubifuriza yuko mugwa ahubwo tubifuriza yuko muhagarara buri gihe mugahora muhagaze ntimugwe ariko nimunagwa muzamenye kuko Uwiteka ntago kuzaba kuri mwe niba mwarabaye abakiranutsi koko Imana nishimwe icyaduha abantu bakaba abakiranutsi murongo wa 25 wumve bya bindi byiza yego Dawidi ati nari umusore none dore I'm very old ndi muzehe ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya iri jambo rishatse kuvuga iki iri jambo kera akiri umusore n'ubundi yajyaga abona imirimo y'Imana yajyaga abona uburyo Imana yamwitaga akiri hari ahantu yigeze kujya gutabara ngo agiye yunga ari kumwe ngo ari abafilisitiya ngo Akisha ngo aramubwira ngo Dawidi ndabizi kunkiranukaho ariko rero abafilisitiya no ntibari kubyumva icyo gihe urumva akiri umusore yarakiranukaga ngo ariko ngo nubwo amaze gusaza ngo ntabwo arabona ngo umukiranutsi waretswe icyo gihe ngiye ko mbyumva icyo bishatse kuvuga waba uri umusore waba uri umusaza Imana ntabwo yakureka wakora ibyaha ukiri umusore Imana irakuramira n'ubundi ikakugarura mu buntu bwayo ndetse n'igihe ushaje wumva yuko utakiri mu bihe byo kubana n'Imana nk'uko wahoze Imana ihora kuri wowe ngo urubyaro rwe ntuzigere rusabiriza byanga kunze umuntu amaze gusaza aba amaze kugira umuryango ufatika niko ngiye mbitekereza
haba mu buryo bw'umwuka hari abo tuba twarabyaye. Gusabiriza nta kundi ushobora kumva ngo nabyaye umuntu njye numva hari umuntu nita sogokuru mu buryo bw'umwuka yakuko yabyaye mama niwe babyaje mama ubutumwa. Uwo muntu nubwo yamaze gusaza ariko njyewe ndamutse mvuye mu buntu bw'Imana, ndamutse mvuye mu gakiza, we kuri we arabizi neza ko ntazigera njya kure y'Imana, sinzigera nsabiriza, byanga bikunze ari nzigera ngaruka mu buntu bwa Kristo Yesu. Nicyo kintu ngiye numva gikunze kuvuga. Ikindi, Imana iduhaza uburame bwayo kubera ko turabakiranutse. Inzara ishobora kutwica ariko amahoro dufite mu mutima ko twaze tubivuga amahoro asendereye, tukumva tunyuzwe n'ibyo dufite. Yego, sinzi nawe ukundi buntu ni ukuvuga ngo Dawidi yari ari kubwira abantu, agabwira ati njyewe I'm very old now, ndashaje, I have experience. Nabonye abapfa, nabonye abaretswe, yego, nabonye abapfuye bakenyutse, nabonye abapfuye badakenyutse, nabonye abakize, nabonye abarwanyi, nabonye ibintu byinshi ku rugamba nagiyeyo. Buriya ni nko gukurura ubuzima bwe bwose, akavuga ati uhereye mu bwana bwanjye nabaye mu ishyamba, uri kumva, naragiye intamba, mpura n'idubu, mpura n'intare, mpura n'ibigeragezo, mpura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko sinigeze mbona Imana imvaho. Nabaye ibwami, nagiye ku rugamba ndi umwami, nicaye mu ntebe nziza, nabonye abagaragu, nabonye, avuga ibintu byose, aravuga ngo sinari nabona umukiranutsi w'Imana agize gute, aretswe. Bene data turabifuriza kuba abakiranutsi. N'uwo umukiranutsi ntabwo Imana izakureka, never. Ntiyakureka, ntiyagusiga, ntiyaguhana, ntiyatandukana n'umutima wawe niba uri umukiranutsi. Yego, kandi kuba umukiranutsi biravuze ngo nujya no mu rwobo muzaba muri kumwe, yego, nujya no mu mazi muzaba muri kumwe, nujya no mu ntambara muzajyana, nuhura n'ibigeragezo uzaba uri kumwe nayo, izakomeza yigaragaze nk'Imana kuko itazagira gute, ntizakureka. Uziko nigeze mbona ababyeyi baretse abana babo. Mbona umubyeyi akabyara umwana agahita amureka akamuta ku muhanda, uri kumva, umubyeyi akabyara umwana akamukuza akaba umusore, akamubwira ngo wowe sinigeze nkubyara, aba yamuretse, sinzaguha n'umunani nubwo leta yaza. Ni ukuvuga ngo aba yamuretse, aba yamukuyeho amaboko ibintu byose. Ariko Imana iravuga ngo nako Dawidi aravuga ngo sindabona umukiranutsi w'Imana agize gute, arekwa. Tubabwire ko Imana ntago yakureka niba uri umukiranutsi, Imana ntago yagutererana, Imana ntago yaguhana. Kandi tubabwire ko Imana ishoboye byose, ibera hose icyarimwe, ni inyembaraga, ni inyabutware, ni inyabushobozi, ifite byose, ifite ubutunzi, ifite byose kubera ko ni byose muri byose. Niyo yaremye byose, niyo yaremye umwana w'umuntu, niyo ituma tubaho, niyo ituma duhumeka, niyo ituma turya, niyo ituma twambara, niyo ituma duhagarara tugakomera, niyo ituma tugira ubwiza n'icyubahiro, niyo ibashije byose. None harongera avuga ngo sindanabona urubyaro rwe ruretswe cyangwa ngo rusabirize. None se ubwo yabitakoretse kareka umwana wawe? Ntibibaho. Oya, ntago yareka umwana wawe. Biravuze ngo atari no mu buzima bwo mu buryo bw'umwuka, ntago umwana w'umukiranutsi yasabiriza, ntago Imana yakwima ibyo kurya, yabiba mu mutima wawe ikakwima ibyo kurya. Kandi ifeza n'izahabu ari ibyo, cyokora wenda wasonza, ariko ntago yakwima ibyo kurya. Oya, ushobora gusonza, rese nitwiyirize ubusa. Yego, nese iyo twirije ubusa ntidusonza, ntitugira inzara se. Ariko nubwo iyo nzara yaza ntabwo ari inzara yo kutwica, ntabwo ari yo kutwica. Ukiranutse ashobora gusonza, ariko ntabwo urubyaro rwe rushobora kujya gusabiriza rugende ku muhanda. Bishatse kuvuga ngo ntabwo Imana yatuma usuzugurwa uko wiboneye. Imana ibarinde gusuzugurwa mu izina rya Yesu, kuko muri abakiranutsi. Imana ibaho umugisha.
ni ukuri kandi nawe muntu rwose usuzugurwa n'abantu wongera ukiranukira Imana izakurinda kugasuzuguro kw'abantu kandi izakugarukaho. Ngiye ikintu naje kumenya ko niyo umuntu amaze gupfa agapfa yari umukiranutsi w'Imana, Imana ntabwo ijya yibagirwa, ngahubwira bikurikirana ikazamuhorera. Ngiye nigeze kumva inkuru muri Bibiliya narayisomye, ya mugabo ahawe yashaka gutwara uruyuzi Naboti ngo ariko ngo Yezebeli ngaramubwira ngo yicecekere uryamutuze kuri ruzi nzarukuzanira, ngo baragenda baramufata. Yezebeli sinzi ibyo yakoze n'iki, baramwica. Yaguririye abagabo b'ibigori bamaze kugera babiri ngo bajye gukora igiterane, baramushinja ngo yatutse umwami n'Imana. Bayenza kukara ngo atutse umwami, ngo ndamwumvishe gatutse n'Imana. Batarajya kubura n'undi navugira mu nkuni ya kabiri ati ndamwumvise atutse umwami atutse n'Imana. Bagira bate? Bamukatirwa, baramwica, bamuteye amabuye arapfa. Imana iramureka. Hari igihe Imana ikure kuri umukiranutsi ikakureka, ariko ibizi ikintu izagira ite izagukora nyuma. Biravuze ngo umukiranutsi yapfa, ariko apfurwa abakiranutsi. Baramu niwe wavuze ngo ahubwo ngo nifuje gupfa nk'uko bapfa, icyama nkapfa nk'abakiranutsi, nkapfa nk'abo, kubera ko bapfa neza, barambuka umwami w'abami akabakira bishimye banezerewe. Gupfa kwabo ufite ni irembo ribajyana mu kindi cyiciro cy'ubwiza budasanzwe. Uri kumva rero kuri iryo jambo umaze kutubwira, bisa numva ko Imana ijya buriya inarengera abakiranutsi. None se urumva niba nyuma byararangiye murengeye? Urumva ufite ushobora guhura n'ibigeragezo, ushobora guhura n'intambara, ariko ntuzareke gukiranuka, uzemera unapfe. Yobu yavuze ijambo ari mu bigeragezo, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzikuraho kuba iki inyangamugayo. Uri umuntu w'umukiranutsi ni umuntu w'inyangamugayo, ni umuntu ubana n'abantu neza, ni umuntu utambura, ni umuntu udatekereza ikibi ku bandi, ni umuntu mbega ubana muri sosiyete afite ikintu kiri ku mutima w'abantu, bavuga ngo uriya muntu uriko n'imfura, uriya muntu ni umuntu mwiza, uriya muntu ni umuntu wagisha inama, ni umuntu wakwegera. Ariko si wowe wigeze kuvuga, ni wowe ni pasiteri, ntabwo mbyibuka, hakubanza ari wowe avuga ngo umukiranutsi ngo nko muri karitsiye bashobora bati niba tugiye gutanga itangazo ryo kugira gute ngo mugende ahandi hose ngorera gitifu, ariko nimugera kwa runaka ko nimirirwa mu gihe nta kibazo turabizi kazabikora. Bivuze ko hari icyo kiri mu bantu baba bakuziho. Ariko uzi ko mise nibuka Tabita cyangwa Dorokasi, wa mu mama wadodaga imyenda, urumva ngo yadoderaga abakene. Noneho ngo akabambika, ngo igihe kiragera arapfa. Birashoboka ko umukiranutsi apfa, ngo ariko ngo nk'abantu yagiriye neza. Urumva yagiriraga neza na ba bandi bo hasi. Umukiranutsi ajya agirira neza n'abantu. Ngo noneho ngo barangije ngo baririra Petero, baravuga ngo uyu muntu ntakwiriye gupfa, umukiranutsi ntakwiriye gupfa, yari adufite umumaro ukomeye, yari afite umumaro, icyamukagira umumaro ahantu uri, icyamukagira umumaro mu muryango wawe, icyamukagira umumaro ku mugabane wawe, icyamukagira umumaro ku gihugu cyawe, icyamisika kubonamo umumaro udasaza kubera kuri umukiranutsi. Ngo arangije ngo Petero abonye amarira yabo ngo agira ishyaka, ngo ajya kumusengera, ngo aramusengera ngo arakira, aba muzima. Ngo abapfakazi pfubye ngo barongera barishima, baravuga ngo Imana ishimwe kuko yongeye kutuzurira umuntu w'umumaro. Uri kumva n'ubu umukiranutsi uzaba umumaro ahantu uri, uzaba umumaro mu buryo bwari bwo bwose. Somo wa 26 ngagira ubuntu umunsi ukira. Umva katurekeraho gatoya, umukiranutsi bwa buntu bw'umutima. Ngagira ubuntu umunsi ukira, kuva mu gitondo aribyo yaravuze bya Tabita kugira ngo kudodera abantu, yumvaga bagiriye ubuntu mu mutima. Guhera mu gitondo kugeza nimugoroba ari kudodera imyenda abakene, ni ubuntu budasanzwe. Kandi ubwo buntu tubuhabwa na Kristo. Niba kabisa tubuhabwa na Kristo. Ngo umunsi ukira ngakaguriza abandi. Nawe tekereza, reka duhere ku buntu. Ariko Mana ya ubuntu ubundi
umuntu ugira ubuntu sibyo buriya ashobora kugira ubuntu akanatanga wakiyibagirwa byagikira uzi ko nyine umuntu ugira ubuntu ni ukuvuga ngo kubera ijwi ry'Imana riba rimurimo yego n'ibyiringiro bimubamo yego we ntabwo aba yireba ahubwo aba ari kureba uwagiriye iki uwagiriye neza ubuntu buriya Yesu yatugiriye ubuntu bukomeye ubuntu bwo kwemera kudupfira ni ubuntu kuko ntacyo wagura bwa buntu niyo mpamvu rero umuntu wakiriye Kristo nawe aratanga hari abantu batajya batanga hari abantu bahabwa umugisha ntibite ku bandi batarabona uwo mugisha cyangwa bakagirirwa umugisha ariko bakirata nyamara baherewe iki ubuntu rero ubuntu umukiranutsi kubera bwa buntu aba afite nawe agirira ubundi abantu ngo bugacya bukira days and nights ku manywa na nijoro ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite igitenge ni nk'ahandi ushobora gusanga ufite igitenge cyangwa ufite ishati ikaba ari imwe ariko wagera ku wundi muntu umutima wawe ukakwemeza kumuha ka gashati nubwo ari ako wari ufite ariko wari ufite ubwo nibwo bwa buntu turi kuvuga turi kubabwira ngo mugire ubuntu kubera ko muri abakiranutse icyo gihe nubwo hano muri Bibiliya havuga ngo urubyaro rwe rukabona umugisha bivuze ngo ushobora kutabona uyu munsi umugisha w'ubuntu wagiriye mugenzi wawe ariko urubyaro rwawe rukazaboneramo umugisha sinzi niba hari ingero wenda ushobora kuba uzizi z'abantu bagiye bagira neza kandi inyungu zabyo zikagenda ziza inyuma barabikoze mu gihe cyashize ofete reka nkubwire ni n'ibintu biri automatique cyane ni ukuvuga ngo njyewe niba ngize neza sibyo nkagirira umuntu neza uyu muntu ngiriye neza nubwo atanyitura ariko azajya asabira umugisha njyewe n'abana bawe bishatse kuvuga ngo umwana wanjye ashobora kuzabona irembo rifunguye kubera wa mugisha wa muntu yansabiye niyo mpamvu uzasanga wowe nugira ubutunzi nk'ubwasi hari umugisha uzaba utarabonye kuvuga ngo hari uwo nzaba ntarabonye hari uzaba utarabonye kubera yuko hari uwo basabiye cyase basabiye papa ariko utararangiye ni ukuvuga ngo njyewe niba mfite abana sibyo nkaba ndi umukirano nkaba ntanga nkaba ngirira abantu impu ni ukuvuga ngo ya migisha iragenda ikibika hari iyangiza ariko hari n'indi igera kuri generation to generation ni ukuvuga ngo abana banjye ya migisha izabageraho uzasanga reka nguhe urugero nkuko wari ubivuze nk'ubu ngubu nshobora kuba njyewe ntibe sibyo ntanasambana ariko kikaba ari umurage uzagenda ku bana banjye bose bakazubaka ingo nziza bakabana n'abagore babo neza kandi abandi baratandukanye ni ukuvuga ngo uwo ni umugisha mba narahawe kubera ko negereye Imana nkayisaba ngo Mana uzamfashe abana banjye bazagira umugisha noneho wa mugisha Imana irawuguha kubera ko ugirira neza niba wifuriza ingo kuba nziza ni gute Imana nawe sitaguha umugisha ku bana b'abana bawe hari n'igihe usanga reje ku bana bawe ahubwo abana bawe bakabona muke ubundi ukazagenda ujya ku bandi ni ukuvuga ngo icyo twe turi kubabwira ni uko kuba umukiranutsi harimo umugisha mwinshi noneho we ntagira wa mutima w'ubugugu abantu bagira ubugugu hari abantu bagira ubugugu bakagundira ku buryo yewana akubona unambaye ubusa ntabe yanakugurira n'akenda ka 500 ubwo wagira umutima ugira ubuntu ariko we atagira umutima ugira iki ubuntu kubera nawe yabugiriwe twaherewe ubuntu tubereyeho ubuntu dufite ku buntu twakira ku buntu kuba ufite akazi ntabwo ari uko uri umuntu w'umuhanga bya hatari ahubwo ni ubuntu wagiriwe nawe girira abandi ubuntu kubera ko noneho uri n'umukiranutsi ufite ijwi abandi batumva ufite ijwi rikubwira ngo tanga ufite ijwi rikubwira ngo girira neza abandi tubwire abantu mugire neza aho mutuye ntimufite abakene aho mutuye ntimufite abambaye ubusa aho mutuye ntimufite abana batiga aho mutuye ntimufite abana
dore ikintu kirimo gitangaje ni uko atari ku buntu burya Imana ntabwo izatwishyura ku buntu ahubwo harimo ikintu cy'ikiguzi dore ikiguzi kirimo ni umugisha Imana izaduha amen niyo nyishyuye Imana burya twebwe tuzatanga ku buntu ariko harimo inyishyuye Imana izaduhemba ni wa mugisha wayo yego ntabwo ari ku buntu twe tuzahemberwa twahawe agakiza kayo ku buntu n'ibyo twahawe byose twahawe ku buntu ariko gutanga bizaduhesha twebwe umugisha ofete baravuga ngo urubyaro rwe rukabona umugisha yego ni ukuvuga ngo ofete niba utanze ikintu hano ukagira ubuntu so Imana irakwitura wowe irakwitura ariko noneho unezererwa cyane iyo umwana wawe agize iki agize umugisha umwana wawe ukabona agize umugisha nta kintu kinezeza nibwo unezererwa cyane niba umwana wawe reka dutange urugero wenda uramushyingiye uzi ukuntu bikunezeza kubona umwana wawe umushyingiye ukamuherekeza ukamugeza mu rugo ukabona yubatse urugo rwe rushyashya ku itariki ya mbere atangiye urugo uzi ukuntu wumva unezero ukavuga ati Uwiteka mpaye umugisha wo gushyingira Uwiteka mpaye umugisha wo kugira abuzukuru Uwiteka mpaye umugisha ukavuga ati Mana ntuzatume mva muri uyu mubiri utanyeretse umwuzukuru wawe uri kuba kavuga ati wari uzampa umugisha sinshaka kuzava kuri iyi si ntabonye umwuzukuru akaba ari umugisha rega buriya umwana ni umugisha wibuke wa musaza Simeyoni yatinze mu rusengero Imana yaramubwiye ngo ntabwo uzagenda utarabona umwami Yesu ntabwo yari kugenda atarabona uwo mugisha umunsi yamwakiriye aravuze ngo data noneho sezerera umugaragu wawe agenda amahoro kubera yuko umugisha wuzuye arawubonye urumva rero urubyaro ni umugisha kandi ntabwo ari urubyaro bari kuvuga ruri direct ni urubyaro rw'urubyaro rw'abana bawe generation to generation more than 7 generation y'abana bawe rero bumukiranutse kuko harimo umugisha ntabwo ari uwa none nta nubwo ari uw'igihe kizaza irindi jambo hari ijambo rivuga ngo abakiranutse nibo mfura zonyine Imana yishimira ofete kuba umukiranutse uhita uba imfura kuba just kwitwa righteous uhita uba imfura mu isi urabizi umwana w'imfura ni umuntu udasanzwe niwe umurage ubanzaho kubera ko mbega niwe muntu buriya na Bibiliya ariko iramwemera yemera umwana w'imfura kuko yabaga afite umugisha udasanzwe noneho rero iyo ubaye umukiranutsi nushaka uba uri bucuri iwanyu nushaka iwanyu babe baragutaye nushaka iwanyu babe barakwanze nushaka iwanyu habe harabaye intambara uri impunzi ukaba umukiranutsi uhita uhinduka imfura rwose Imana nishimwe tubifurije kuba abakiranutsi amen ese murabishaka oya murabyifuza cyangwa ntabwo mubyifuza ariko tubifurije kuba abakiranutsi mu buzima bwanyu bwose muzabona ibyiza byose biri mu ijambo ry'Imana ntimuzaba imirizo muzaba imitwe muzaba ab'imbere ntimuzaba ab'inyuma muzagenda ahanyu Imana izagenda igira gute iharinganiza kuko ijambo rirambwira ngo ibyo yibwira kubagira n'ibyiza ntabwo ari bibi ngo kugira ngo ibari mu mitima y'ibyo muzabona hanyuma kandi ikirenze kuri ibyo mukiranutsi afite ubugingo buhoraho ni ukuri napfa nuva muri uyu mubiri imirimo yawe ntizibagirana abantu bazakomeza bayibuke kubera yuko wabaye umukiranutsi kandi uzabona n'ubugingo buhoraho nicyo gikurereka uzabana na Kristo uzabana n'Imana uzaba muri cya gitaramo tubakumbuze n'icyo gitaramo cy'abera tubifurize ariko utari umukiranutsi nawe azajya hari contraire ntabwo abasha kugerayo rero ntabwo tuzaba dupfa ntabwo tuzaba tukirwara ntabwo tuzaba tukiruha nta miruho n'imibabaro bizaba biriyo ahubwo tuzabaho ubuzima bwishimye iteka ryose bene data nshuti zacu tubifurije kuba iki kuba abakiranutsi
kuba abakiranutsi, kuba abakiranutsi, ku manywa muba abakiranutsi, nijoro muba abakiranutsi, ingezo zanyu zinezezwe n'Imana, zinezeze n'abantu. Kandi rego umukiranutsi abeshwaho no kwizera, zinezeze n'abantu, abeshwaho no kwizera. Nitwizera ko ibyo byose tuzabigeramo, ubwo buzima bwiza tuzabubamo, tuzabakiranutsi. Umukiranutsi ubundi hari indangagaciro abafite. Yego, indangagaciro z'ubumana ntako twazivuze, ariko indangagaciro ya mbere buriya ni umunyakuri. Yego, kwera imbuto zikwiriye abihari. Ni umunyakuri, agendana ukuri. Yego, avugana ukuri. Mbega nta byo guca hirya no hino, nta byo kukubeshya. Ni umunyakuri. Yego, niba umugurije amafaranga arakubwiza ukuri, arakubwiza ukuri. niba ntayo afite ngo ayakugarurire arakubwira ko ntayo afite. Ntabwo ajya abeshya. uzi ko burya twazivugagaho ahubwo tutazi indangagaciro none kwa kugira ubuntu iyo ni indangagaciro kubera abayomatanye n'Imana abafite indangagaciro z'ubumana. Urukundo ruba muri bo, iyo ni indangagaciro nayo imuranga. Agendana urukundo, aba mu rukundo, akora iby'urukundo, avuga iby'urukundo, agirira neza mbega imirimo y'ubutwari, agendana ubutwari. Icyo akoze cyose kiba ari cyiza, ntabwo ari kibi. uri kumva kubera ko afite indangagaciro aturuka avana ku bumana. uri kumva ahorana ibyishimo, ahorana umunezero, ahorana amahoro, ahora anyuzwe. uri kumva umukiranutsi ni umuntu mwiza. tubifurije kuba abakiranutsi. Imana ibahe gukiranuka, mugenda n'indangagaciro z'abakiranutsi. yirinda ibyaha ibihe byose ku manywa na nijoro. ntago uzamubona yivanze n'ibyaha, kubera ko Imana iba muri we. iramubwira ngo iki si cyo, iki ni cyo kiri cyo, gendera muri iki, gendera muri iki. akagendera inzira yo gukiranuka ku manywa na nijoro. inshuti zacu rero kuri Amavia TV turabakunda kandi turacyabishimira. mutwemerere tugane ku musozo, twinjire mu mwanya wo gusenga Imana. dusenge. mbese uri umukiranutsi cyangwa ntabwo uri? wakwizera gusa Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamwakira mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe, ugahinduka umukiranutsi, ugatangira gukora imirimo myiza y'abakiranutsi, ukabaho muri ubu buzima uri inyangamugayo, utandavura, utanduranya, udakora ibibi, ahubwo ukora ibyiza. ibyiza bigahora mu mutima wawe, ugahora wibwira ibyiza mu ntekerezo zawe. nibwo uzabasha kugira umumaro mu gihe cyawe, mu buzima bwawe ubayeho, ukaba uri umuntu w'umukiranutsi, n'abantu bakajya bavuga ko uri umukiranutsi. Enoki ngo yagendanye n'Imana ari hano mu inosi, ngo umutima we niko komantere zivuga, ngo uko wateraga yavugaga Imana. bishatse kuvuga ngo birashoboka ko waba uri mu isi ugahura n'ibigeragezo, ugahura n'intambara, ariko ugakiranuka. ntiwibe, ntubeshye, ntugambane, ntugirire nabi abandi, ugakomeza kuba umuntu w'inyangamugayo. tubifurije kuba abakiranutsi. sibyo mejya? Nibyo. sibyo twakifuriza abari muri Afurika, sibyo twakifuriza abari ku isi yose, sibyo twakifuriza abantu bari ahantu hose. tubifurije kuba abakiranutsi, kandi harimo umurage wa none n'uw'igihe kizaza. Imana ibaho umugisha, Imana ibishimire, Imana ibagure mu bibazo murwana nabyo, mu bigeragezo murwana nabyo, mu makuba muhura nabyo. muhumure, Imana iri kumwe namwe kandi izabarwanirira. reka dusengane Imana. niba wifuje kuba umukiranutsi ubibwira Imana. niba wifuje kwihana, wihane mu maso y'Imana. si ngombwa ngo ujye ahantu kure cyane, ahubwo ukimara kwizera ukabwira Imana, Imana irakubabarira. kandi niba utaranakizwa, ukizwe, wakira Imana, wakire Kristo, uzabana nawe kugeza ibihe byose. azajya kwambutsa mu bikomeye, azakugirira neza, azaguha ubwiza, azaguhaza icyubahiro, azaguhaza uburame, azaguha n'ubutunzi bwa hano mu inosi, kuko yaravuze ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizagira gute? tuzabyongererwa. rero tubifurije kongererwa n'Imana. Imana ibongerere mu byo mukora byose. reka rero dusengane Imana. Mejya dusengera Imana, atubwirira Imana ko tukifuza gukomeza kuba abakiranutsi, kandi anasabire
umuntu wese wifuza kuba umukiranutsi kugira ngo Imana imushoboze. Karibu no gusenga Imana Meja. Uri Imana data, uri Imana y'amahoro, turagushimiye turaguhimbaje kubw'ineza yawe, tugushimiye ko wabanye natwe mwami, waduhagije mwami Imana amagambo yawe meza, twanezejwe no kumva imirimo y'abakiranutsi bagiye bakora mwami, natwe kandi twongeye kwifuza gukomeza kuguhimbaje. Tugushimiye kubw'ineza n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko wabanye natwe muri kano kanya twari turimo mwami, tumaze kumva ineza n'ubuntu ujya ugira abakiranutsi, ndetse mwami tumaze kumva n'imirimo abakiranutsi iyo bamaze kuba abakiranutsi koko baheshwa nabyo. Tugushimiye yuko mwami Imana abantu badukurikiye harimo abagiye kwifuza kongera kuba abakiranutsi koko, harimo abagiye kongera kandi kumva bakwegurwa n'ukuboko kwawe, abari bamaze kugwa mwami Imana baramiwe n'ukuboko kwawe, kongera kuba bagurutse kukabahagarika kandi bakongera bakema mu murimo wawe. Tugushimiye yuko abakiranutsi bawe mwami Imana batajya barambarara, ndetse imigisha yawe mwami Imana kubw'ubuntu bajya bagira igenda ikabageraho ndetse ikagera no ku bana. Abantu badukurikiye tubasabiye umugisha mwami Imana, hari abifuza kuzabona imigisha ku bana babo, hari abifuza kuzabona abuzukuru babo, tubasabiye umugisha mwami Imana uzagire kuri generation yabo kandi nabo utabasize mwami, nabo bahereho mwami Imana baho umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Turi imbere yawe mwami Imana, turakwinginze cyane kugira ngo uruke kujya kuduha imbaraga n'inkomezi zo komeza kugukiranukira nkuko mwami Imana Yobu yagukiranukire kugeza ku munsi wa nyuma, akongera agasubizwa ibyo yari yarambuye na Satani, akongera akagarurwa mu buzima bwa kera nk'ubwo yahozemo kubera ko yagukiranukiye, akirinda gutakaza ubunyangamugayo. Natwe uduhe gukomeza kuba inyangamugayo, ndetse n'abadukurikiye mwami ukomeze kuba imbaraga zo kwambikwa nawe kugira ngo ukomeze bagukiranukire nk'uko bikwiriye. Ni mu izina rya Kristo Yesu mbisabye neza, urakoze vuba gusenga. Amina amina. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire. N'ubundi gusenga no guhozaho. Yego. Mu nyemerere twongere dusengere ikindi cyifuzo. Ni icyifuzo n'ubundi kiri muri wa murongo wo gukiranuka. Buriya iyo abakiranutsi bagwiriye igihugu kigubwa neza, ndetse n'itorero rikagira umugisha. Rero n'ubundi reka dusengere ibihugu kugira ngo Imana igwizemo abakiranutsi benshi, igwizemo imirimo myiza, igwizemo kubaha Imana, igwizemo kugira neza, igwizemo kugira impuhwe, igwizemo kugira urukundo, igwizemo ibintu byinshi. Kandi dusaba n'itorero ry'Imana rikubiye mu matorero n'amadini atandukanye ari hano mu inosi, nabo tubasabira imbaraga kugira ngo bakomeze bamamaze uwo mucyo wa Kristo. Umucyo wa Kristo ugere ku bantu bose, ugere mu bana, ugere mu bakuru, ugere mu bakobwa, ugere mu bagabo, ugere mu bamama. Umucyo w'Imana ugere ku bantu bose. Mana nkuru turagushimiye, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twongeye kuza imbere yawe kugira ngo Mana iri jambo rigere mu bihugu byose, rigere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ureke abakiranutsi Mana bagwire, ureke imirimo yabo Mana igaragare, itanga umucyo mwinshi. Abantu bamenye Imana, abantu bamenye umucyo, abantu bamenye agakiza. Abantu mwami Imana bagende bamamaza ubwami bw'Imana. Hari igice numvishije mwami Imana cyo mu gihugu runaka ngo hageze ubutumwa ngo ku buryo ako gace nta basambanyi babamo, nta ngo zasenyutse zirimo, nta bajura babamo, nta tubari tubamo, nta za night club zihaba, kubera ko umucyo wabagezemo ukabahindura, ukagenda waguka. Iyo usize igitoki hanze uragisanga, iyo usize inkweto hanze urazisanga, iyo usize ibintu byawe urabisanga. Natwe mwami twatuye uwo mugisha w'ubukiranutsi, umucyo wo gukiranuka, ngo ube ku gihugu cy'u Rwanda, ube ku gihugu cy'u Burundi, ube ku gihugu cya Uganda, ube ku gihugu cya Tanzania, ube ku gihugu cya Congo, ube mu bihugu mwami byo muri East Africa, ube mu bihugu byo muri West Africa, ube mu bihugu byo mu majyaruguru ya Afurika, ube mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika, ube mu bihugu byo mu Burayi, ube mu bihugu byo mu mwami Imana byo muri Aziya, Oceania, ibe mwami Imana muri za leta zose zo muri Amerika, ube Mana nziza mu bihugu bigiye bitandukanye byo kuri umugabane w'isi. Mwami Imana itorero ryawe turisabiye kuba maso, turisabiye mwami Imana gukomeza gusakaza umucyo muri za ministeri zitandukanye, mu bice bitandukanye
mu majyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba no mu majyepfo. Mana, impande zose twatuye ko abakiranutsi bagwira mu izina rya Yesu Kristo, kandi uko bagenda bagwira niko imikorere y'umwijima igenda ikurwaho, imbaraga za Satani zikaneshwa, imbaraga z'umwanzi zikananizwa, ahubwo ubwami bw'Imana bukaguka. Mu bayobozi twatuyemo abakiranutsi, mu baciye bugufi twatuyemo abakiranutsi, mu matorero twatuyemo abakiranutsi, mu bakomeye twatuyemo abakiranutsi, mu miryango twatuyemo abakiranutsi, ahantu hose mwami twatuye ubukiranutsi mu izina rya Yesu. Kandi Imana, abantu bakunde byo gukiranuka, kuko nibyo bifite umumaro wa none n'uwo mu gihe. Mana nkuru, turagushimiye ko uri mwiza, ubuntu n'imbabazi zawe ni byinshi kuri twebwe. Reka Mana tugushimire ko wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi dusengere Mana igihugu, dusengere ibihugu bitandukanye, kugira ngo Mana imirimo y'ubukiranutsi Mana yaguke, uhereye kuri buri muntu wese kugera Mana ku mutoya. Imirimo yo gukiranuka ibe mu bantu bawe, ibe mu bana, ibe mu bakobwa, ibe mu basore, ibe mu bagabo n'abagore. Mana, imirimo yo gukiranuka ibe ku bayobozi, ibe ku boroheje, ibe ku bantu bose mwami. Urakoze kuko utanze umucyo wo gukiranuka ukaba mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, kandi Mana nziza, imirimo yawe ikagenda yaguka, isi Mana ikaba nziza. Urakoze mwami, turagushimiye, yigwaje natwe tugucira bugufi mu izina rya Yesu, amen. Imana rero ibaho umugisha kandi bishimire, banezererwe. Tukababwira ngo nimukore comment, mukore subscribe, mukore share, mukore na like. Muraba muduhesheje umugisha, kandi namwe Imana irabaho umugisha. Naho utaha rero Meja, hari icyo se wababwira nabo? Nta kibazo. Imana ibaho umugisha, nicyo nabifuriza, kandi umugisha ugire no ku bana banyu.